mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga Tugiye kwakira undi munyarwenya, ari mu banyarwenya b'abahanga ariko bajya baboneka gakeya. Yitwa Pilote, ntago ari pirate. We ni umupilote, ladies and gentlemen. Mwongera amashyi Pilote bafite isoni. Pilote, ko wari warabuze? Nakazi mba nagiye guhiga to. Uhigira he? Muri iyi minsi ndi gukorera ikibungo. Wabuzanye se? Oya, ariko mfite experience. Ese koko ikibungo bararoga mwana? Kuroga experience mfite. Ubundi uzasenge nunarogwa uzarogwe n'umuntu usanzwe. Wari wagira imyaka yo kurogwa n'umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona. Ubwo akuroga tongo. Uwo ngo waraguhamya kuko abasobanukiye imbaraga z'umwijima. Mwakoze cyane kuza kudushyigikira. Mu Rwanda dufite ibintu twihariyeho nko gushyigikirana. Ikindi kintu mu Rwanda twihariyeho ni isuku. Mu Rwanda twageze ku rwego dukora puberi z'ibibora n'ibitabora. N'amahanga twigiraho, hari igihugu meruka gusura nacyo nsanga cyarabikoze gifite puberi z'ibibora n'ibitabora. Gusa cyo ahantu bitandukaniye usanga puberi y'ibitabora yaraboze. Ikindi kintu mu Rwanda wenda dukwiye kwiga tugakosoramo gake gake, ikintu cyo gukoresha igihe neza. Mujya mubona nko mu mihango yo gusaba no gukwa ukuntu ikorwa n'abasaza, ugasanga umusaza afashe amasaha 3 ari gusaba umugeni. Iyo gahunda bayihinduye bakayiha umusore byakoro. Hari umusore w'i Kigali wasaba umukobwa iminota 30 ataramuha. Gusa abakobwa burya bihagararaho, bagira ukuntu bihagararaho. Hari umukobwa twakundanaga, twarashwanaga bya bindi by'abantu bakundana. Akambwira ngo kandi umunsi umwe uzandakaza ngo ukupira amazi n'umuriro. Kandi ari umuriro ntawe yagiraga, ari amazi. Reka nagira ngo turebere hamwe hano isomo. Hari ukuntu njya ndeba abakobwa ukuntu bihagararaho, nkibaza ahantu bakura imbaraga n'imibare dufite hano mu Rwanda. Reka twifashishe statistique. Ubushakashatsi n'ibarura rigaragaza yuko igitsina gabo mu Rwanda dufite 6,000,000 n'ibihumbi 43. Mu gihe igitsina gore dufite 6,000,000 ibihumbi 82. Kugira ngo imibare itaza kutugora, reka twirengagize miliyoni. Ibihumbi 43 n'abana bakivuka kugeza ku basore bageze igihe cyo gushaka. Hano n'abana bakivuka b'abakobwa kugeza ku bakobwa bageze igihe cyo gushaka. Hano ku bakobwa, ku bahungu imibare igenda igabanuka, ariko ku bakobwa iriyongera. Mu minsi yashize Meddy yarashatse avamo hano, avuyemo ashaka umunyamahanga, umwana w'umukobwa w'umunyarwanda buri umugabo. Tugeze nanone ku basore. Christian hano avamo. Narinda mu bakobwa avamo, turavuga uti byibura turi kubalansinga. Hashize icyumweru dusanga Christian yabyaye umwana w'umukobwa ku ruhande. Hashize iminsi Aga na Miki bakora ubukwe. Aga avamo aba umugabo, hano Miki nawe avamo asanzwe afite umwana w'umukobwa.
hashize iminsi Kimenyi arashaka, hano avamo na Muyango avamo, turavuga noneho hano turi kubalansinga, biri kugenda neza. Banabyara umwana w'umuhungu, hano hiyongeramo umuhungu. Hashize iminsi dusanga Kimenyi yabyaye impanga z'abakobwa. Ahita yiyongeraho babiri. Hashize ejo bundi Irene agiye gukora ubukwe, hano aravamo, ashatse umwana wo mu Bubiligi ayishabuza umugabo. Murabona ko hano nta kivamo. Ejo bundi Semuhungu ava muri Amerika, hano yanga kutujoininga, ateranya umubare hano. Abakinga bongera inyanuka, abakinga bongera inyamuzinzi. Abakinga bongera inyanuka, abakinga